Ijoro ribi, ijoro ry'amateka, ijoro risiga byinshi, ijoro risobanuye byinshi ku baturage ba Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro ya mbere, ahazwi nk'Abanyahena rw'impyisi rirageze. Ni ijoro aba baturage bahamaze imyaka myinshi isaga 20 bahatuye, harimo ariko n'abandi bagiye bajyayo nyuma. Ni ijoro bise igihe cy'intangiriro y'icyo bise finale, impera y'inzira. Uyu mukino tumaze igihe tuwukina, ni muwushyire kuri finale. Ese impera y'inzira curiki, ese impera y'inzira siga iki? Muri iri joro ryo ku itariki ya 14 ishiri ya 15 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022 nibwo abapolisi amagana ndetse n'abasirikare batazwe umubare bagose hose muri iyi midugudu twabwiye yo muri Nyarutarama. Ni Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro ya mbere, hazwi nk'Abanyahena rw'impyisi. Abo baturage bakaba bagoswe nyuma y'inama yakozwe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali arikijwe n'abapolisi benshi bari batanye no kuhagera no kuhagotagota mu masasa y'amanywa, ariko abapolisi benshi bakaba bagaragaye nijoro. Ku mugoroba bakaba haje abapolisi benshi bafite intwaro zinyuranye, harimo n'abitwaje ibirasi by'uka biryana mu maso. Abaturage bakomeje gucikamo igikuba, bakomeza kwikanga, ndetse bamwe mu bagabo niba atari bose bakaba bahunze ingo zabo. Bahunze iki? Bikanze iki? Abasigaye babayeho bate? Byatumye nyuma yo kumenya ayo makuru nyarukirayo harahagana mu saa 5 n'igice y'ijoro, ariko ntabwo nabashije kujyayo neza kuko bampamagaraga bambwira uko byifashe. Nababwiraga ndi mu nzira ndaje mfata amafoto amwe namwe kugira ngo ujye kuzaba inkuru mbarirano. Bambwiye bati ntiwibeshye ngo hakandagire, ntiwirushagira kuko ushobora kutahava amahoro. Nagarukiye mu nzira ni hafi y'akagari ka Kangondo ya mbere, haracyari kuri kaburimbo aho ngaho, ariko nabwo hakaba hagaragaraga imodoka zicikikanamo, abapolisi bacicikana, abasirikare bambaye imyenda ya gipolisi, ni imyenda ifite ibara ry'ubusa rya gipolisi ndetse bashaka kubyitiranya. Ibi rero bikomeje kutubera urujijo, byabaye ngombwa ko nkoresha telefone ngo mvugane na bamwe mu twama kuvugana bari baryamye, abandi basinziriye. Benshi mu navuganye bambwiye bati cyakora amakuru tuguhaye sayo gutangaza mu mazina yacu, amajwi yacu ntuyashyira habona kubera ko tutazi icyo badutegurira. Twaganira n'abariyo, tuganirira n'abari hanze, abemeye ko amajwi y'abakoresha bagize icyo batubwira tugiye kubagezaho. Muri rusange ntibatekanye, barababaye, barikanga n'akababi k'igiti, barahangayitse, ntibazi igikurikiraho. Baratubwira ko polisi yatangiye ibikorwa byo gusakasaka ishakisha icyangombwa icyo ari cyo cyose, cyaba icy'ubutaka cyangwa icy'inzu. Impamvu ntibazitindaho, baravuga ngo nta kindi no kugira ngo tunyagwe ubutaka bwacu cyangwa se imitungo yacu irimo amazu, kugira ngo tujyanwe ahandi ku ngufu cyangwa twirukanwe, byose tubite tubibure nk'ingati imennye. Ntabwo ndi burondogore, ahubwo reka kubemeye ko amajwi yabatambuka tuze tubatega amatwi. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Ndi guhamagaye ni Pax TV. Ntwari John Williams. Nakunze. None nubwo mu kiganiro ntambutsa ntari bushyiraho amazina yawe, ariko babyiza iyo muri records zacu mu makuru yacu muri computer iyo dufite amazina biba byiza, biradufasha. Tazitwa ko twahamagaye umuntu uri nk'Ikampara cyangwa Icyangugu, ibintu nk'ibyo biramutse bibaye. Amazina yanyu ayahe? Amazina yanjye. None byifashe bite? Ngewe nashatse kuhagera kuri umugoroba, ariko nabonye hari ikintu kimeze nk'umukwabo. Mbwira amakuru y'uko bihagaze neza aho ngaho, byifashe bite? Aha rero ukuntu byatangiye ibintu byacu, bakunda umuturage uhatuye nko mu gihe cya saa 9, nibwo haje inama itunguranye. Inama ikaba yari iyobowe na meya w'umujyi Rubingisa. Ariko ubwo habaje kuza polisi cyane. Abaki? Habaje kuza abapolisi benshi.
baragota za Kibaga b'imodokari barirukanka imihanda yose barakwira nuko hageze abaturage cyo kora bamwe bakavuga ati nta mpamvu yo kujyayo ati inama twagiyemo ni nyinshi ariko yewe nanjye ntabwo nageze njyayo ubwo ariko icyo baje batubwira ko we yatanze itangazo abwira abapangayi n'abanyiramazu ngo bose ngo bazajye gusengera mu Busanza ku cyumweru ubwo rero ibyo ngibyo byarangiye nyuma yaho nibwo haje kuza umuvugizi wa polisi nako umuyobozi mukuru wa polisi ku rwego rw'igihugu Dani Munyuza cyane undi wundi Dani Munyuza niwe wiyiziye kuva ku cyumweru ni hasi kuva ku cyumweru ari hano iwacu urebye nk'akazi ari hari kugakorera ubwo yaje inama cyo kuri irangiye bajya ku mashuri kuri aho bita kuri ekibesheni aho inama yari yabereye aganiriza abapolisi n'abadaso bari bahari ubu basubira mu modoka barakata baragenda ubwo twari turi ku muhanda nyine byakubaga byose twakurikiranaga tukareba ubwo bigeze nko mu ma saa 12 n'igice kuri saa moya nibwo noneho imodoka zamenye zamenye abapolisi bakwira mu ikaritsiye ni abapolisi gusa ko nabonye abantu nk'abasirikare bandi cyangwa niba abandi bambara igipolisi ubwo bishobora kuba ari babandi bambara igipolisi kuko umwenda wo n'umwe wo twabonye nyine n'uw'abapolisi ubwo n'andi makuru yagenda aza impande n'impande atubwira ko uyu munsi hari umukwabo iri joro gushaka ibyangombwa ndetse no gutwara abantu ku mbaraga bakabatwara mu ijoro se bakabatwara mu ijoro ubwo rero nibwo twatangiye gutekereza tureba tuvuga ati aba bantu bashinzwe itente hariya byo gushyiramo bigomba gukora ngo amasaha 24 ryo kwakira abantu bashyizeho ihema aho ngaho muri Banyahe hari itente rihari muri Kangondo ya mbere barishyizaga na he barishinze barishinze ku ishuri ry'uwitwa John imbere gato hepfo gato y'akagari kari hano hino kuri kaburimbo munsi ya za nzu nziza zigerekeranye babariye mu miliyoni 20 nangahe urareba usa ujya kugera ku muhanda ukatujya Nyabisindu sinzi nimba uhabona ndahareba noneho haruguru hari ibiti by'imyembe mwita gutera mu kujya mukorera akanama muhita mu ntabwo ariho urareba ko yumanutse aho kugira ngo ukatujya ku kagari no ku gasoko ka Kangondo ya kabiri ndakareba hepfo yaho rero ukomeza usa n'ujya Kibagabaga niho hari ishuri hafi ya kaburimbo izamuka ijya Kibagabaga hari izamuka ijya Kibagabaga n'ijya Nyabisindu noneho uri haruguru aho kijya Kibagabaga hari jaride ihari ndayireba niho bateye intebe n'amatente bavuga ko bari bwakira abantu amasaha 28 kwe ubwo ibyo byaje kubaho gutyo nyine tubyibazaho ubwo hari n'imiryango 8 yagombaga kwimuka nayo bayipakiye barayitwara iyo yamaze kugera mu Busanza yamaze kugerayo gezeho ubwo babatwaye ku gahato bimeze bite bose ni ku ngufu kuko harimo n'abakozi ba leta babwiye ngo hitamwe akazi cyangwa uhitemo mu Busanza ugume ku kazi uretse se abasirikare babitegetse ejo kuko nzi neza ko ejo bategetse abasirikare batuyemo aho ngaho kutajyayo yirukanwa mu kazi afungwa imiryango yana makuru nabonye kandi avuye mu bantu yizewe ko afungwa umuryango ukimurwa ku ngufu akirukanwa mu kazi uretse abasirikare bahawe amabwiriza hari abandi bayahawe batari abasirikare ntabwo nabashe kumenya bagizeyo ubwo ni ibintu umuntu yakurikira neza akamenya ngo ni bande bagiye cyane cyane kuko bagiye muri ayo masaha hari ikibazo kimeze gutyo gikomeye cyo kubibaza ngo aba bantu batuzaniye bangana batya barakora iki bagamije iki ubwo nibo twagiye duhana amakuru dushakisha impamvu yabyo
tuza kumenya rero ko umukwabo uriho ari uwo gutwara ibyangombwa ndetse bakanapakira abantu. None ibyangombwa murabirinda muti kandi mugomba kwinjira mu nzu ku yindi? Urumva ko icyangombwa cyo buri wese yagiye yirwanaho kubimenya, ndetse nta nubwo twabimenye uno munsi kuva ku wa kane w'icyumweru cyashize. ayo makuru ko tuyafite, ni ukuvuga ngo bamwe muri twebwe buri wese yagiye aba amaso akamenya ngo icyangombwa cyanjye ndamenya uburyo kinkirinda. ubwo uwo munsi ushyitse ibyangombwa buri wese abizi neza, nta muturage n'umwe utari uzi ko icyo kintu gihari. uyu umukwabo wo guhiga ibyangombwa mwese mwamuzi ko uhari? bakimbwiye ku wa kane w'icyumweru gishize naza kuhakora ikiganiro, nibwo abantu bambwiye ko hari umukwabo wo guhiga ibyangombwa. ni ikiganiro nakoze mu gitondo, ariko babimbwira ntabwo nabitambukije ku mpamvu zo kugira ngo niba ryari ibanga ryanyu ntarimena. none ubu ngubu ubwo byabaye ntibikiri ibanga, byabaye official. ubu bivuga ko mu mudugudu ibyangombwa bisigayemo ari mbarwa cyangwa nta n'ibihari? bishobora kuba nta n'ibihari, nta n'icyo banabona. noneho ubwo rero urumva ko ubu tuvugana mbashe kuhava saa 4 z'ijoro n'igice. ubu turi kuvugana ni saa 5 n'iminota, ni saa 6 z'ijoro ziba iminota 6. bavuye mu masaa 4 n'iminota. ubwo bariho bagota munsi y'urugo iwanjye, kuko ubwo naragiye sigara njye ntangira. ubwo bagotaga munsi uciye ku matongo yo badusenyeye imbere, bagota umudugudu wose. ubwo no mu ngo nabonaga bari kugenda bazamukamo, nubwo nsohotse nyine gutyo bambaza ngo ugiye, babwira ngiye hirya aha, ariko ari naho ngeze mbona sindi buharenge. ubwo mpitamo gucana itoroshi ya telefoni kugira ngo wenda batabona ko ndi nk'umuntu uri kugenda acengera. babasha kumpagarika aho bari bari kwambarira. banapangira bambara abapolisi bambaraga amakoti. baje batambaye imyenda se? baje bambaye imyenda ariko batwaye amakoti yabo mu dukapu. bari bahagaze aho ngaho n'imvura. bari bahagaze aho ngaho, urumva ko hari kwambara amakoti y'imbeho n'imvura, kubera ko n'ubu hari gusa n'akatonyanga kari gutonyanga. ubwo mbashe kuhaca ndagenda aho nari mbasha kugera kugira ngo mpave. ariko urumva ko ibyo nari mbonye byose nari maze kubibona. ubwo haciyemo n'undi muvandimwe nawe twabashaga kuvugana ku bundi buryo. arambwira ati hano haparitse imodokari zigeze kuri 3 za fuso. ubu yambwira hafi no kuri MTN, zifite amahema rwose, zisakaye n'amahema manini. hakaba na kwasiteri ebyiri zari zizerekeje, nazo zari ziri aho ngaho. ubwo nanjye nahise kumpamagara undi muntu, namwe ati nimba ubona bishoboka kuhagera wahagera ukareba kuko nimba izo modoka zigihari cyangwa nimba ari izigenderaga. ubwo akoze uko ashoboye, ariyeranja ku nzira zigoye nyine, aho uciye baguhagarika ugenda ubeshya mvuya, ugenda ugira gute, ibintu nk'ibyo. ngiye aha, hageze asanga za modoka ntazihari. ndamubwira ati nimba ushobora kuba wagera ku kagari, manuka ugere ku kagari kuko ni inzira wavuga ko uri gutaha mu rugo n'umutekano, kubera ko baba bakuzi. arabwira ati ntaki mu rugo iwanjye. abashe kubikora birakunda. ageze ku kagari, mu kugera ku kagari asanga hari fuso 7 na kwasiteri 8. fuso 7 na kwasiteri 8 biragenzwa n'iki mu gihe abaturage bataratangaza ko bahisemo kwimuka? ni by'ukuri amakuru dufite kandi yizewe n'ayuko atari umukwabo gusa w'ibyangombwa, ahubwo ibyo byangombwa byumva ko byarabaye nk'ibibapfubana, kuko tugira ubuntu n'umugisha wo kumenya ibyo batekereje mbere. ubwo rero ahubwo gahunda iriho nanone ni yuko bashobora gutwara abantu bakagenda bakabasinyisha.
n'indobo bagufasha bamara gusinya bakwinjiza muri ya modoka ukomeza gusanza. Uri umuntu wa gatatu mpamagaye mubaza uko byifashe, uretse ko bamwe hari abari kwemera ko nkoresha amajwi yabo, hari n'abatari kubyemera, wowe ni mu babyemeye. Hari ko nubwo uri uwa gatatu wowe ntabwo umbwiye, ariko umbwiye ko nawe wavuye mu rugo, abandi bari kumbwira ko abagabo bahunze, hahunze abagabo, hahunze abagore abataye ingo zabo. Ni bande mu by'ukuri? Mu by'ukuri ntabwo umuntu yari kugira ubushobozi bwo kuvuga ngo ajyanye n'abana n'umudamu. Nanjye ni umugabo, mfite abana 4 n'umugore n'undi mwana turera. Urumva ko kubitekereza, kubireba, nabwo uyu mugore tubiganiraho ati uko byagenda kose burya hari uburyo umuntu ashobora kujya ahantu akareba ibintu akajya ahirengeye. Ubwo rero abagabo benshi niyo myanzuro twafashe, duhitamo gusohoka, turabatereka tugiye hanze turebe. None murara hanze muhagaze, murajya gukodesha amacumbi, murabigenza muti? Iyo navuga ko yaba ari nk'ibanga ryacu ko turi bukore. Burya ufite agakoti k'imbeho cyangwa umuntu agusoye mu nzu yawe, nta buryo wakumva ko no hanze utari buharare. Upfa kubona hatekanye, cyangwa Kigali burya ni nziza, wakata n'ahantu hose birakunda, ariko hatari aho ubona hatari umutekano mukeya. Kuko ntekereza ko bumva hano ukajya ku Gishushu ugakomeza Remera nkagera mu Giporoso ngatambika nkagera gute aho nakwicara mu kazu k'abagenzi. Ntekereza ko bwacya ngo nkamenya ibikurikiye. Nose aho hose umuntu yatemba adafite umutima mu nda ntagwe ruhabo. Turatuje, twariyakiriye, ubuzima twarabwakiriye. Okay, turagushimiye cyane ku makuru mpaye. Reka nkomeze mbaza abandi, ariko igihe cyose nakenera kugira ikindi nkubaza ntibinube ko iri joro ndi burare mpamagara abantu banyuranye. Ikiri nakubwira wenda tukiri ku murongo ni kimwe, ni cyuko ikintu turi gukorerwa ari ihohoterwa rikabije kandi rikomeye. Kuko ni burya wakareba ukashyira mu gaciro ukavuga ati iyi ni inzu nzayibamo, ariko inzu utazaraga umuryango ntabwo ari inzu, ntabwo ari inzu. Urakoze cyane. Murakoze. Hello. Mwiriwe neza muraho? Uraho neza? Ndi wamagaye ndi nkwa John Williams, Pax TV. William? Nimero yawe bayimpaye nk'umwe mu bantu bashobora kuba batabashije kuma mu ngo zabiri ijoro. Byifashe bite? Kugira? Kuguma mu ngo zabiri ijoro. Aho ngaho byifashe bite uko bihagaze? Bakubwiye n'amazina yanjye? Ntago amazina yawe nyafite, nubwo ari kuyampa sindi buyatambutse, ariko kuyamenya biramfasha. Niko Nzabonimpa Jean Pierre. Nzabonimpa Jean Pierre. Kuyatambutsa n'uburenganzira bwawe bitabishaka ntabwo. Urabona gahunda uko zimeze? Ku mudugudu uzi ibibazo byabayeho, uzi abantu bacu twari turi kumwe mu rubanza ko bagiye babajyana barimo witwa Jean de Dieu Shikama, uzi n'ibintu yavuze kubera agahinda n'umubabaro ijambo yanyujijeho wararyumvise? Narabyumvise, narabikurikiye. Ariko ni ijambo ry'agahinda n'ibibazo turi kugenda tujyamo leta itadufashije. Wari wumvise n'ibyo umuvugizi wa leta yavuze ashinja abantu kwigumura kuri leta, kandi nkeka ko iyo wagiye mu butabera, ubutabera bwashyizweho na leta, ubutabera bukorera leta, bugakorera abaturage. Icyo ni ikintu cyakagombye kubaha nk'uko bubaha ayandi mategeko. Kuko nivuga ngo uri mu gihugu kigendera ku mategeko, ibyo utemeye
kujya kubigaragariza mu butabera mu rukiko niho twagiye. Noneho niba rero nk'umuntu nk'uriya nk'umuvugizi wa leta ajya hariya akavuga ngo n'amategeko si ngombwa, si na ngombwa ko bategereza ibyo by'urukiko, byose bagomba kubisesa bakagenda, baba bagiye mu rukiko baba bataragiyeyo, ibindi bizakemuka barahavuye batagihari. Wowe uri mu baburana mu itsinda rya kangahe? Ndi mu itsinda rya mbere wagombaga kuzasomerwa kuri 29. Ndi n'umwe mu bantu bigeze gufungirwa kuri RIB bazira ko bambaye imipira, badukuyemo amashati n'ibindi, badusaka ngo twambaye imipira, kandi imipira nkeka ko atari ikintu kiba cyerekana kwigumura kuri leta, cyane ko RIB yadufashe ikatwiriranwa, ubuzima bwahagaze n'ibiki, ariko nyuma nimugoroba iraterekura amatelefoni irayajyana. Kuri umwe muri bandi bari mu masaa moya z'ijoro, mu masaa moya n'igice z'ijoro afite ambiri kuri RIB. Ndabibuka abantu bafashe bambaye imyenda y'icyatsi. Rwose nari ndimo n'umupira wanjye barawufite, wanditseho amazina yanjye n'ibiki n'ibindi byose. Nuko ubwo rero aho dutese, niba ubutabera babwemera bakaba barashyizeho amategeko, ko nta nzira twafunze ngo tubuze umuntu gutambuka, ntawe twabujije gukora umushinga w'ubwo tutigeze twanga kwimuka, kuki bakora ikintu cyo kugenda badushyiraho ibyasha, badushyiraho ibindi, bagenda badukomekaho ibyasha n'ibiki? Ubwo ni ikintu kimwe kigaragaza iby'avangurwa dukorerwa. Dutuye Nyarutarama, hari umudugudu wundi wahawe amafaranga, ntibayaduha, kandi umushinga turavuga tuti umushinga utwimura, resolution itwimura hariya uko ikoze iragaragara neza, irabigaragaza, ivuga yuko umuntu uzashaka ingurane ikwiye y'inzu azahabwa ingurane ikwiye y'inzu, udashaka ingurane ikwiye y'inzu azahabwa amafaranga. Ingurane ikwiye y'amafaranga, icyo kintu kirasobanutse neza, tubigeza mu rukiko, turabasobanurira, tujya mu buhuzi, ibyo bita ubuhuzi. Hari ubingisa we twaraganiriye rwose, ndamugana ko nawe wari utuye mu Kiyovu, kuzi ibyo bintu ukuntu bivuna, byibura mwebwe babahaga n'inzu zo ku butaka, bakabaha n'amafaranga make yo kugenda kwinsitara n'ibiki, kuyo mwabariwe kandi mwarabariwe neza, byibura ko kitwe mutadufasha ngo mukurikize uriya mwanzuro uko washyizweho, yenda bitewe n'ubunararibonye wari umaze kubona, noneho muduha amafaranga, kuko twebwe twabigaragaje tubona ayo magenagaciro mwikoreye ubwanyu ko ari amagenagaciro atarakurikije amategeko. Kuko nabahaye n'urugero, ndababaza, ari we ari n'umuhuza, ari n'abari bamwungirije, ndamubaza ntese ko muri abantu bakuru, mukaba muri n'abayobozi, mukaba munatuye hano, hari amazi mwigeze mubona umuntu afatira ibihumbi 40? Abaho wafata amazi ukayakura ku muyoboro ukayageza iwawe, waguze n'ibikoresho ukensitara amarobine mu rugo iwawe, ntibyo bibaho koko? Ibihumbi 40 no gufata amazi bagiye babananiza nyine, buretse kandi amazi nitwe twayikuriye kure, turayazana turabyishyura byose. Ndongera mbereka ikibazo cy'umuriro. Umuriro w'ibihumbi 60 ushobora kuwukura ku ipoto ukawugeza iwawe, wiguriye n'ibikoresho, ugahemba n'abatekinisiye n'ibiki, ko icyo gihe twe twabategeraga n'amamodoka bazana kuwuduha. Bivuga ko hari amananiza atuma nta kintu bemera ko kigera aho ngaho. Nyine mbere tukibifata, tumaze nk'imyaka 10 tuyifite, naberekaga uburyo igenagaciro twakorewe n'ubundi bitakurikije amategeko, ahubwo babaye nk'abatugenera ibyo bashaka, bitewe no kutunaniza no kugira ngo inzu zabo bazazizamure ku biciro, ahubwo twebwe badutesha agaciro, tuzahore turi ba bantu bahora twishyura amadeni atazashira. Uri kumva? Bizagere n'igihe za nzu zizasigara zisigara ari izabo nazo, n'ubutaka barabujyanye ari ubwabo nabwo, abana bacu bangare, natwe twangare, dusaze dusaba, tujye mu bihe bibi, aribyo baba bavuga ngo bari kudushyira mu byiza, ariko nta kiza kugaragare. Icyo ni kimwe. Wari uvuze ko barubingisa bahawe inzu zo ku butaka cyane hariya zabatsinda, bo bari barazanze, nawe icyo gihe rwose ari mu bantu bimuye hariya mu Kiyovu, kubera biganire tubivugaho. None babwira ko inzu za etaje icyo mupfa nazo ari ikihe? Inzu za etaje mubabwira ko icyo mupfa nazo ari ikihe? Urumva bo urabona babahaga nk'inzu y'ibyumba 3 bine na saro, bakabaha nimero de parcelle yabo, ndetse bakabaha n'amafaranga yo kubimura bagezayo. Niba bakubariye 5 miliyoni,
kandi inzu bayibariye 3.3 million ayo yandi barayaguhaga. Kandi noneho nabyo yenda icyo gihe byari bitaragira n'iki urumva ni gutya, ariko tugendeye aho ngaho nari nkiri noneho ukabuzi ngo ubu n'ubutaka bwanjye, ubu n'ubutaka bwanjye. Icyo turwanya ntiturwanya gahunda ya leta. Kuko aho bimuriwe ubutaka bimuriwemo n'ubwabo, aho bimuriwe ni mu butaka leta yari yabaguriye hari Basinda aho bita mu Kiyovu. Nuko icyo tukivuganaho, ariko nawe ntagire igisubizo aduha. Akatubwira ngo ngo mugomba kugenda ngo ese ubundi ngo amafaranga ngo niyo twayabaha ngo tukababarira imisoro ngo n'ibiki ngo ko byashiriramo ngo mugasigara tukavuga tuti igihugu ni icyacu, bakabarira imisoro y'iruza se y'inzu bagiye gusenya. Oya ngo yigiye ngo twamaze ngo tudasora ngo y'ubutaka ngo n'ibindi ngo bakabara imisoro ko twasigariraho. Uretse gatoya mbikubwira, ndakumva ngo byari bitumariye iki? Arakanongera bakakubwira ngo ese ubundi uguze ngo n'imodoka ngo bakayigonga ngo bakubake n'inzu bakayisenya ngo inyungu waba ufitemo n'iki? Ibyo byavuzwe na meya w'umujyi wa Kigali cyangwa n'abandi bantu? Nawe yarabitubwiye mu nama twarabivuganye cyane ko yageze n'igihe avuga ngo buri wese ngo azaze kumushaka n'ibiki. Noneho twebwe twabwiye umuhuza wari wari turamubwira tuti rero turabona umujyi wa Kigali ukomeje gutsimbarara ku mazu, kandi twebwe turasaba ngo byibura mu myanzuro y'inama njyanama idasanzwe y'umujyi wa Kigali yataranye ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri 1997, uwo mwanzuro wakozwe twe tudahari turawubona ubu ukurikizwe nk'uko wavuzwe. Abashaka amafaranga bayabahe, abashaka ingurane z'inzu bazibone, ariko kwimuka turabyemera rwose igihe cyose bazaba biteguye nta kibazo. Inama njyanama ngo umwanzuro ngo ni inama yabaye ryari? Hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri 1997. 1900 bamenya yari taramera uko imeze uko iki ngo 1900 cyangwa 2010 na kangahe? Yes, ni 2017. Urakoze ku musoro numva no twarahungabanye. No ubwo rero uzingita nta kindi yavuze, yaravuze ngo buri wese azajya tuganira, ariko n'ubundi biganiro yarabaye nyuma yo gusoma umuhuza kurusubiza mu nkiko. Baremera babona ko ntacyo ibiganiro byagize. Hari abemeye inzu n'ubundi mu buhuza bazijyamo, abemeye inuza gukomeza mu nkiko natwe baratwemera turaburana. No ku itariki 6 z'ukwezi kwa kangahe rero twagiye kuburana, baradufunga ngo twanditseho imipira y'icyatsi kibisi yanditseho ngo Kangondo ngo na Kibiraro n'ibindi byongereza. Nge sinizi icyongereza, ni nabyo nabwiye ribu ni nge sinizi icyongereza. N'iryo jambo mbaza n'umuntu wari uri kunkorera muza interrogatoire, ndamubwira n'ibyibura bakambwiye uwe wakambwiye iki cyo cyongereza kivuga, nkumva nibo barampaye umupira wanditseho ibintu, ariko nge nawukunzeho kubera wari wanditseho imidugudu yacu n'uyu. Ariko twabitekereje turi hano ku rukiko, nta handi twabikoreye kugira ngo umunsi tuzaba twagize tuzifotoze twambaye dusa nk'abaturage bo muri iyo midugudu nyine mbese bahuje ikibazo. Myigaragambyo ni nabo nabyo cyabatangaje, bifasha abantu batandukanye ngo bambaye imipira. Hanamubaze ndetse ko imipira buri wese yaba yambaye imipira, kujya mu isoko ukagura t-shirt yanditseho ibintu igura kuko bayikunze cyangwa ni gukuri. Icyo gihe ntibaturaranye baraturekuje, ariko hari amatelefoni n'ibiti tujyaho barayaduha, ariko na n'uyu munsi banone imipira yacu yafunze. Ndashaka kumva ifashije ijoro hariya muri Kangondo ya mbere niyo utuyemo byifashe. Unuye muri Kangondo ya kabiri, ariko icyo nakubwiraga muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri ikintu gihari nonaha ubu tuvugana uyu mwanya wa nonaha uyu tuvugana ijoro. Ubu no kuvuga ngo Kangondo yose ya kabiri yagoswe, ndetse na Kibiraro hano hino kuri station nshyashya yo kwa John Kibiraro ukagenda ukagera ku Kagari, ukazamuka iriya kaburimbo kuriya ugatambika haruguru ugana ku bamotari, ukaza munsi yari amaparite na ariya yabari abanyakenya arimo adusenyera n'ubundi ari nayo yashyizeho ya ruhuru yatumye dusenyerwa bwa mbere, ugatambika ukaza ukageraho munike yakoze.
hari ahantu hose hari yabaye quartier byekisiye ni ukuvuga ngo harimo abapolisi n'abasirikari bose mbega wagira ngo ni nk'ahantu bafashe ikindi kibazo kibi mbega ubwo bose noneho ku kagari ikindi gihari yangaje bamaze kuhuzuza amakamyo uko navuganaga n'abantu bahari nawe bishoboye watembera ukahagera nagerageje kuhaza mu kanya kashize mbura inzira umutekano wanjye utaba usigasiwe hari nk'amakamyo ageze nko kuri 30 kwibaza rero abasirikare icyo bakora n'ibiki n'inda n'abandi ngo ni umutekano baheze umutekano wacu wahungabanywa nande niba wari uhari ntawe uwuhungabanyije none bajemo bate abasirikare bajemo bate ubundi ko ari ikibazo cya polisi abasirikare ubundi bagenewe urugamba ubwo nyine uri kubyumva nawe ko ari ibindi bibazo ko baba bavangavanze gusa bapanuwe cyane biriya bakoresha muri bo wari umbwiye ngo mwibazaga ngo ikibazo cyane nta kibazo cy'umutekano mufite nibyo yatangiye kuvuga ikibazo cy'umutekano mubwira urumva abasirikari bangana nka gutyo n'ibyo bimodoka iyo ubibonye ntabwo wabura kugira impungenge kuko cyane ko bavuze ko ibyo wigeze kumva wumvise umuvugizi wa leta abeshyira quartier yose iyo midugudu 3 yose ngo niyo ibyigometse ngo yigometse kuri leta kandi ayibeshyira ahubwo bafite ikindi bashaka kugeraho ese umuvugizi wa leta kenshi mumufata nk'umuntu ku giti cye ntabwo murabiza umuvugizi wa leta hari ukuntu nawe munyuzaho mukamwikoma nk'umuntu ku giti cye ntabwo mubona ko ari intumwa y'urwego nyine akorera nyine ntabwo tumwikoma nka we kuko yaba yabitumwe nyine na leta baba baramuvuguruje iyo aba ari ibyo ku giti cye ariko noneho natwe ikintu rimwe tuba tunavuga tuti ese kuki byibura tutabonye iyo igitangazamakuru cya leta ngo natwe kize kitubaze tumuvuguruze tumubwire ko tutigometse wakwigomeka muri leta koko wigometse muri leta ukajya kuyirega wajya kuregera leta warayigometseho wategereza ubutabera warabwigometseho ushaka iki abigometse bajya mu ishyamba cyangwa abigometse baba bafite ibindi baba bafite ariko twebwe nagira ngo mubwire nawe umutubwirire nta wamwikomye nta n'umwanga nta n'icyo dupfa bari tuzi ko ari n'umukristo mwiza yajyaga aririmba indirimbo hano hera hari yenda uretse ko yaziririmbaga afite indi myumvire ntabwo ndeba sinanakinjiramo ariko twebwe icyo twemera ni iki nuko ntabwo twigometse kugira abantu bose n'abavuga nabi cyangwa bakavugana agahinda none ibindi nkubaza ubyihangane ntabwo uri kuca mu ijambo no kugira ngo mbashe kuvugana n'abandi banyuranye ibyangombwa byawe by'inzu urabifite cyangwa byasigaye hariya ibyangombwa byanjye by'inzu ni ngombwa ko ubifite aho ngaho uri ndashaka kubaza niba biri ahantu hatekanye cyangwa niba byasigaye hariya hari gusakwa oya aho hari gusakwa bari twarabamenyerega buriya uko iminsi ishira abana bagenda bakura barabijyanye nta n'icyo bari bubone gusa n'ubundi ntacyo kiba gikimaze bagutwaye ibyawe z'ubundi cyangombwa kimaze iki cyangwa ubutabera butakoze akazi bwabo cyaba kikumariye iki nyine n'ubundi kizapfa nk'igipapuro ariko ntacyo bari bubone kuko nta n'igihari icyo cyo ntakikubwira yemwe n'andi mazu igihe nabonaga ari ngombwa y'ibikiko n'ibiki yose nari narayajyanye kera kuko nari nabimenye wakumva umuvugizi wa leta avuga kuriya nawe ukaguma muri biriya n'ubu ngubu tuba tugenda ukenguza uvuga uti noneho babona imodoka ukwegereye ziriya cyane zitwa vigo buriya ntigishaka ukayihungira inyuma y'igiti wabona ikamyo ive yazaze ukagenda kuko uba uzi ko ari wowe ushaka none ko mwuba mwabaye ibikange murakomeza ubuzima mute murabaho mute murahumeka mute mwabaye ibikange tuzaba aho ngaho gusa dukeneye guhumurizwa ahubwo mwamwe nk'abanyamakuru mwakadutabarijwe tukamenya icyo tuzira ese turazira ko twatuye ako gace umuvugizi wa leta yavuze ko twakagombye kuba igicibwa ushinzwe uburenganzira bwa muntu ngo nta burenganzira tugira ngo twakagombye kugira ibyangombwa nk'aho tutari abanyarwanda yenda aba yumva afite ubunyarwanda kuko ari umuyobozi aturengeje nuko nkamwe muba mushobora kugenda no kugera ahandi no kugeza ibijyanye ahandi hantu hakomeye mwakatuvugiye
byibura n'izo za ONU n'abandi bantu bakatugoboka bakaturengera kuko turageramiwe cyane turi kuzira akarengane rwose. Ijwi ryacu turigeza aho dushoboye uko bishoboka, kandi ariko kugeza ubu nakumenyesha ko itangazamakuru ryamaze gushyirwamo ibice bibiri, iryemera kuvuganira uwitwa umushoramari niba hari niba adahari, twe ntabwo tubizi neza, turabona amakuru ahamye. Hari irimuvugira, irivuganira abagomba kubasenyera, rirahari, rifite imbaraga, rifite ingufu, rinemererwa kugera aho ngaho kubera ko rifotora, rivuga ibyo ryeretswe. Hakaba n'irindi rifatwa nk'irirwanya leta, niko bari kurifata ubu ngubu, ngo kubera ko riri kugumura abaturage. Ubavugira wese, ubabaza, ubaha ijambo nguhaye ugatanga ibitekerezo byawe, uwo ari gufatwa nk'uri kurwanya ngo gahunda za leta. Urumva ko naryo ryamaze gushyirwa mu byiciro bibiri. Nuko biri kumvikana, ariko icyo ngira ngo mubwire mwebwe mukore ibyo mugomba gukora, kuko burya intwari iboneka ari uko yarwaniye ukuri, ntabwo intwari iboneka ari uko yatinze ku binyoma, kuko ibinyoma bicaza umugabo ku ntebe rimwe, nta n'ingaruka burya ukuri kujya kugira, ariko ibinyoma bikunze kugaruka ababivuze n'abari muri ibyo byanze bikunze hari abo bizagaruka. None abo mwasize hariya, ababyeyi, abana, ufite ufite umugore n'abana? None abana n'umugore wasize hariya urizera, urakeka ko batekanye? Rwose nta wundi mutekano mubi wari uhari. Ibyo ngibyo ni ibyo bibazo by'iyi nkubiri y'uyu mushoramari akizemo ingufu no kugira ngo mbega batuziranye gusa bahano binuza, nta bindi nzi ibyo bindi kereka ari bo babifite cyangwa babipanze ukundi, kuko ntabwo mba ndi muri gahunda y'abo bantu, y'abo bashoramari bakorana n'izo polisi n'izo n'abo basirikari, ntabwo mbana nabo imigambi bapanze sinyiza, ariko umutekano wari usanzwe ari aho, nta mahoro ntawabuzaga n'iki, ariko nkeka ko nabo ubundi biri mu nshingano zabo, abo bashaka ni ibyangombwa, natwe genda n'iki nta kindi. Icyo ndacyumva, ariko ubwo nahavaga nakubwiye ko nahageze mu kanya kashize mu 5:05, ariko nkabona ishyamba si ryeru, nkirinda kwinjira iyo ngiyo ngo ntazitirwamo, ko nabonye ari abo bapolisi n'abasirikare bafite imbunda. Kuki hari kwiyambazwa imbunda mu gihe mwe nta n'umwe uyitunze, cyangwa hari abazitunze rwihishwa? Muri urabona iyo umuntu yaje nijoro abagenzwa n'ibintu bibiri, ashobora kukwica, ashobora kukugira nabi, nubwo ashobora wenda no kukugira neza bimurimo, kuko buriya nabo uko baba bagenda kuriya ntabwo bose ariko bafite umutima mubi n'ubugome, cyangwa ngo bagendere kuri uwo, kuko akarengane kacu ntawe utakumva, ari nabo tujya tuganira badatubwira akarengane turakumva, ariko ntacyo twakora. Ariko muri abacu mukomere, mugire ukuri, muri kugira amagambo mabi muvuga, niba hari n'ibyo navuze mu biganiro twagiranye ushobora kumbabarira cyangwa n'undi akambabarira, byaba ari agahinda, ari nabyo wumvise buriya bwana Jean de Dieu Shikama yavuze bikamuviramo nk'icyaha, nuko ariko akavuga ati mwirinde kugira icyaha, mukoreshe ukuri, mugendere mu butabera, munyure mu nzira nziza. Icyo twari twagendeyeho, ariko bo bumvise ko babihinduye n'ibindi ngo ni ukwigomeka, cyane ko atari natwe twagiye muri ibyo bibazo. Uzarebe hariya za Fayizari hari abantu bakiri mu bwenge bahari ko batavuze ko bigometse, uzarebe za Gakiririzo, uzarebe na za Kinyinya hari abantu bagiye babiramo kandi ejo bundi biciwe neza, uzarebe igenda uretse Kimicanga bahise bagenda. Iyo ibintu bitakunyuze ujya mu nkiko, barigombaga gutegereza ko inkiko zikemura ibibazo neza zikarangiza imanza, cyane yuko inkiko ni izabo. Uretse ko hari n'umuyobozi wigeze atubwira ngo mwe muri abacu, ngo inkiko ni izacu, ngo naho muzabura ngo ni ahacu, ngo ibindi tuzabikomeza, ngo ariko muzo hano mugende. Ariko bari gutegereza bikarangira, noneho tukareba ubu dutegereza ibindi bizakurikiraho. Nuko icyo dusorezaho ni iki ngiki rero, icyo dusorezaho igihe mwashingaga amahema. Ngewe urumva sinashinze amahema kuko ntabwo nari nagasenye, ubu nibwo ngiye gusenyerwa. Nyine icyo gihe hari abashinze amahema, ariko nubwo abayashinze bari barasenyewe bakabura n'abo babashyira, bakabona n'uko bari babemereye ntibabubahe, ariko n'abatari bagasenyewe hari ababafashije kumvikanisha no kuzamura ijwi, kubera ko nabo barazi ko bucya ari bo bagezwaho. Ikintu tutahwemye gusaba na mbere hose cyangwa no kuvuga, ntabwo twanga kwimuka, twemera kwimuka, ariko tukimuka binyuze mu mategeko, kuko amategeko araharana anasobanutse.
icyo kirumvikana tukimuka kubinyuza mu mategeko kandi bisobanutse tukimuka. Icya kabiri ni ukuvuga ngo leta yakagombye kudukuraho icyasha cyangwa uriya mukuru arenda mukamubwira agasubira kuri radiyo yabinyujijeho naho yabivugiye cyangwa akajya no ku zindi radiyo yari azifite nyinshi afiteho ubushobozi akaduhanaguraho kiriya cyasha yadushinze cy'ibinyoma. Ntabwo twebwe tugometse kuri leta ntidushobora no kuzayigomekaho. Twemera leta yacu, tuzakorana nayo, tubane nayo, kuko iyo tuba turabigumura ntitwari kuguma mu gihugu yenda twari kugenda tunyegera n'iki, ariko twahisemo kugira ubutabera ni ubwa leta yacu, ni ubw'igihugu cyacu, turabwuha turanabwemera. Tutabwemera buriya ntabwo ndi muri ba bandi bavuga ngo tunemere ubutabera. Iyo nabwemera simba narabugana, iyo nemera leta simba narayigize iyo mvuga ngo nayigumuye. Yigumuye ni uko nguko nicyo narangirizaho. Ubundi nkamwe icyo mwavuga nawe tuba tuzi, ariko mukatubwira nk'inzego ziri hejuru y'uriya mugabo watubwiye biriya, kuko we uri hejuru y'ibisubizo byose noneho zikatwumva cyangwa zikatugoboka, ikibazo cyacu zikacyumva neza kivuye mu mizi, kikanakemuka kikarangira. Ushaka ubutaka akabubona, ariko natwe bakaduha amahoro bakaduhanaguraho n'icyo cyasha. Burya we numvise ko ngo ari n'umunyamategeko, hari icyo bita ihanagura butenga, agahita agenda akabishyuza ibyo yashyikije by'ibinyoma, akavuga ko nta gihamya yari abifitiye, kuko batwaraga inkiko nuko twari tubyemererwa n'itegeko. Urakoze cyane. Ibyo iyo tubatumikira ntaho dusiga rwose, naho mu bushorishori hejuru y'abo ngabo baba bavuze ubutumwa muba mwatanze bubageraho, turabizi neza. Ariko nakubazaga akabazo ka nyuma, umaze gutanga ubutumwa bwawe, icyo gihe bashigaga amahema murabizi ko hari abakubiswe, hari abakomerekejwe, hari abavunaguwe. Ntabwo mufite impungenge ko muri uko kongera kubagota hari aho bishobora kongera kubaho? Ahubwo noneho neza ko no gupfa biba birimo, kuko niba bamenye abantu bangana kuriya hari kugira ngo umupaka batewe, urumva biba birimo. N'umuvugizi wa leta mbere twari tutaribwa, twari tutaragirwa ibicibwa, none ubu twabaye nk'ibicibwa, kuko niba umuntu nk'uriya w'umuvugizi wa guverinoma atinyuka kuvuga ngo bariya abantu ngo ko bigumuye ngo kuri leta ngo ntabigumuye, noneho undi yavuga ati ahubwo yenda bashatse kubaguma ngo ikibazo cyabo gikemuke. Uriya mugore bari bari kumwe nawe kandi bikemuwe, baravuga ngo hoja ngo bari imakurata bo muri transparency, ngo ni transparency. Byo nibo bakatuvugira akagira ijambo ati barigoma, ati bivuga ngo barakoze resistance ya buriya ngo gutsimbarara gutsimbarara, ahubwo mu kinyarwanda cyiza ngo ni ukwigomeza. Ntabwo twigomeze kuko twazanye inkiko z'u Rwanda zikorera u Rwanda, z'abanyarwanda, zikorwamo n'abanyarwanda, nawe yakagizemo uruhare n'icyo ngicyo, nawe agerageze niba ashinzwe uburenganzira nawe yarongera anavuga ngo nta n'uburenganzira bafite abona, ntabwo nyine ngo nibabyumva. Ariko aho hose mwadufasha mukabumbisha ko tutigometse rwose, ntituzanigera tubigira, nta n'ubwo biturimo, nta n'umuntu ubifite muri we hariya, nta no kuzarwanyisha inzego z'umutekano zizaza zikora ibyazo zishinzwe, ariko byibura mu zidusabire nazo zikumva ukuri, zo kuzagira uwo zihohotera muri iyo misiyo yazo zizaba zahawe. Urakoze cyane kandi umugira amahoro. Urakoze. Mwiriwe neza, muraho? Muraho. Mbonye mwari mumpamagaye. Nanjye nsanzwe mwashatse. Nabashatse mu kanya kashize. Yego. Nimero yanyu nanayihawe nk'umwe mu baturage bahasigaye, dore ko nabwiye ko hari abamaze gusa hari abamaze kuhahunga. Yego. Uracyarimo, uri mu nzu, uratekanye, uraryamye, byifashe bite? Yewe mpagaze mu nzu. Urahagaze amasaha hafi saa sita z'ijoro? Yego. Ni gute saa sita z'ijoro waba uhagaze utaryamye? Nagize ubwoba. Kubera ko hari umuyobozi w'umudugudu mu kanya saa ngo kubera ko hari umuyobozi w'umudugudu ya Kangondo wa mbere ya kabiri, mu kanya tunyuzemo agenda avuga ngo bavuze ngo ntihagire umuntu ukingura mu gitondo, twese dukinge, baturakinga imodoka iri ku muryango ngo bahita batujyana. Bita ko ndamubaza ati ese muratujyana hehe? Ngo mu Busanza.
ndamubwira ati se nkatwe ko tutabariwe kandi ukaba ubizi neza ko hano uyu mwana twahaguriye nagurishije 8 w'iwacu bari bampaye hagurira uwo mwana wanjye kubera ko namwe mukaba mushaka kumwambura umutungo wiwe nari namuhahiye amufasha kwiga bimeze ute yahise kansubiza ati ibyo ntabwo mbizi ni uko nanjye bambwiye yuko mu gitondo ari uko bimeze yahita aragenda arahagaze inyuma ye hari abapolisi benshi bagiye ko haruguru naho hari guturuka abandi no haruguru mu nzira naho hari guturuka abandi bagenda nyine babisikana abapolisi nta kintu bavuze gusa bumvise ibyo twizera n'uwo muyobozi w'umudugudu bikomereza nyine gahunda zabo. Ikibazo mubaza uwo umbwiye ko ari umuyobozi w'umudugudu wa Kangondo ya kabiri kandi wowe muri Kangondo ya mbere ni gute umuyobozi w'umudugudu ya Kangondo ya kabiri aza gutanga amabwiriza muri Kangondo ya mbere? mva natwe nyine ni ihohoterwa n'ibyo byose natwe biba byaducanze uciye harakuyobora uciye akakuyobora ntiwamenya ngo ni igomba kukuyobora ntiwamenya ngo ni itari kuyobora. None umuyobozi w'umudugudu wa Kangondo ya mbere ni umwe mu bari baranze kwimuka. Yarashyize arimuka cyangwa nawe aracyari aho ngaho akaba yatswe ijambo? Simbizi niba yatswe ijambo ariko ntabwo yigeze yimuka. Urumva ko nawe ashobora kuba yafashwe mu byigomeke? Simbizi. Simbihamya ndi kukubaza. Simbizi rwose nanjye nagiye kubona mbona umuyobozi wa Kangondo ya kabiri uri kuza kuduha amabwiriza kandi yituye muri Kangondo ya mbere. Uti yaje aherekejwe n'abapolisi benshi babuza kugira n'umwe usohoka mu nzu mu gitondo kugeza baje kubatwara. Nkongera nkibaza nti uneza amatwi? Ndimo ndakumva. Nkongera nkibaza nti abo bapolisi uretse kuba baraye bagendagenda aho hose nta muntu bari guhutaza, ntawe bari kugira icyo babaza, isaka ntibiratangira, byifashe bite? Barimo baragenda banyuranganamo ni benshi cyane kubera ko amamodoka yagiye abazana ari benshi cyane mbega ntiwamenya ngo umubare wabo ni uyu n'uyu kuko imodoka nyinshi zuzuye akagari. Muri pariseri hari ikibanza gihari cyo ku kagari cyuzuye imodoka zigiye zitandukanye z'amoko yose cyane yuko umuyobozi w'umudugudu yatubwiye yuko mu gitondo izo modoka umuntu arajya asohoka mu nzu azinjiramo. None ibyangombwa byawe waguze miliyoni zingahe? Naguze miliyoni 8. Wongeyeho zingahe zo kuhasana no kuhatunganya? Ni nyinshi zigera muri miliyoni 3 n'igice. None ntiwanabariwe ntuzi urahabwa inzu ute utarigeze ubarirwa? Natwe icyo nicyo cyatuyobeye kubera ko ntitwigeze tubarirwaho, ibyo byose nabimubajije arambwira ngo nawe niko bamutumye. Cyangwa uri muri babandi bavuga ngo barahetswe? Oya. Ibyo waguze biri ku ruhande rwabyo ntabwo ari bifatanye n'ibindi? Nta muntu dufatanyije, naguze njyenyine hariho amafite icyangombwa cyaratakaye. Yagiye ku mujyi wa Kigali dutanga n'itangazo ariko bahadutegetse ko icyangombwa cyatakaye dutanga itangazo kuri radiyo, abaha amafaranga badutegetse twishyura nyine yo gutanga itangazo nayo turayishyura. Batubwira yuko mu minsi 15 uwo bita Solange yari yavuze ko bazaba baje kutubarira kugira ngo natwe tuzabashe guhabwa ingurane. Ntabwo rero bigeze baza, rero umuntu abajije icyo kibazo ntabwo bamwumva. None abapolisi batangiye kugera aho ngaho ryari? Abo bapolisi n'abasirikare bahari ku bwinshi batangiye kuhagera ryari ku byo wabonye? Uburyo nabonye batangiye kuza mu masaa 6 z'amanywa. Saa 6 z'amanywa? Yego. Inama itaraba? Yego. Inama wabitabiriye? Njyewe? Yego, nagiyeyo. Wagiyeyo? Yego. Ibyo bavuze ku bantu b'abapangayi bimeze bite?
bavuze yuko abapangayi mu gitondo baraba bagiye. Ni ukuvuga ko bose bagiye gute kandi batemerewe batimurwa bo? Bababwiye yuko bagomba kwimuka, udashoboye kwimuka ngo agende akimukana n'uwo yakodesherezaga akagenda akamuhinza n'ubundi yari arimo, iyo yari arimo hano muri Nyarutarama akajya no kuyimuha mu Busanza. Arayimuhate kandi namwe izo muhabwa muvuga ngo ni ntoya ntizibahagije. Ni gute waba uhabwa inzu imwe itaguhagije ukabona indi umupangayi wawe? Ni ukuvuga yuko uretse uriya muyobozi w'umujyi wa Kigali niwe wahabwa ijambo wenyine, nta wundi muntu wahawe ijambo. Niwe wavuze, nta muturage wigeze amusubiza ngo ahabwe umwanya amusubize, kuko abaturage bisanzwe turavuga cyane atese tunasagamo ubwo yakoresheje inama hari ibibazo abaturage bamubaza akabasha kubasubiza. None wowe uravuze ngo tugomba kugenda, ngo misago tuzayumvira mu Busanza ariko ku cyumweru ngo byari kugendekeye biteka yari ivuyeho. Yanze network. Nari nyoboye ikibazo wenda wabugize. Kubera iyo mubayeho mu buryo nk'ubu muri mu bwoba muri kwikanga kose hari n'igihe umuntu yagira ngo hari uyikwatse. Iyo muri kwikanga kose hari n'igihe umuntu yagira ngo hari umuntu uyikwatse. Nta muntu yatubikunda kumenya. Abana muri kumwe aho ni bangahe? Abana banjye ubu hano ndi kumwe n'abana bane, abandi babiri bari kwa nyirakuru bari baragiye muri vakanse. Ubu ngubu abana bane. None ku bijyanye n'amashuri bababwiye iki? Ibijyanye n'amashuri nagiye kwandikisha abana aho basanzwe biga, hari uwagiye kujya mu mwaka wa mbere. Baratubwira ngo ntabwo bazaduha umwanzuro wo kugira ngo bamenye ko bandikisha abana hariya. Bazafata umwanzuro ngo batwikishe. Ubwo bivuze ko ari ababyeyi batabashije kwandikisha abana? Oya. Kandi nk'urugendo twagiye kwandikisha ku kigo cy'amashuri baratubwira ngo ntabwo hariya bazakira abana, ngo ntabwo bari bafata umwanzuro. Ariko icyo ni ikigo wagiye kwandikishaho, hari ibindi numvise byamaze kwakira abana no kubandika? Noneho turabona kubera ko hari ikigo bigaho nicyo twarasubijeho, tugezeho barabyanga banga kubakira. Bavuga ko buzuye cyangwa ko nabo batemerewe kwakira abana? Ntabwo bemerewe kwakira abana, cyane yuko nanone meya yavuze yuko meya w'umujyi wa Kigali nawe kare yavuze yuko nta muntu wemerewe kwandika umwana w'ishuri hano. Kuko usanga hariyo amashuri kuko hariyo na bodingi. Ushaka kwandikisha umwana agenda amwandikisha mu Busanza. Hanyuma ku bijyanye za butike n'ubucuruzi bundi bwose aho ngaho, ubwo babuvuzeho iki? Bavuze yuko mu gitondo cya kare nta muntu wemereye gufungura inzu y'ubucuruzi iyo ari yo yose. Nabyo byavuzwe na meya? Oya, byavuzwe na gitifu w'umurenge. Hanyuma irindi bwirizwa ryihariye mwahawe ni irihe, uretse kuba mwategetswe ko ntawe uzumvira misa niba hari uzumva misa azamvira mu Busanza ku cyumweru, bivuze ko mugomba weekend yose ntimwemerewe kuba mukiri aho ngaho? Uretse iryo bwiriza ry'uko mutemerewe kuba mukirangwa muri weekend, uretse ibwiriza ryo kwirukana abapangayi bakajya gushakisha ahandi batura, nubwo bamwe muri bo bari batubwiye ko bamaze kwishyura amazu, uretse ibwiriza ry'uko nta nzu y'ubucuruzi ifungurwa, uretse ibwiriza ryo kudasohoka mu nzu mu gitondo mukazaba musohoka ari uko baje kubatwara, ikindi mwahawe amabwiriza ni ikihe? Tumva ibyo ryo baduhereye amabwiriza batubwira ko nta muntu wemerewe kuguma hano, ko twese tugomba kujya mu Busanza, ari uwabariwe ari utarabariwe.
none abagabo benshi ndavuga harabona ajya mvugana nabo sinavuga ngo ni benshi cyane bakeya ariko harimo abataraye mu ngo zabo iri joro ayo makuru harayifite nanjye niba ndabyumva arabona agiye mpamagara mbabaza se wamenye ko akagari bazanye imodoka bigenze gutya yamenye ko umuyobozi w'umudugudu agiye atunyuramo atubwira yuko nta muntu ugomba gukingura mu gitondo akavuga ati ibyo twabyumvise natwe yaduciyemo agenda bitubwira ariko bitwe ntabwo duhari nanjye ayo makuru nayumvise niba hari ikindi urenzaho tujya tuvuga ngo niba hari icyo usaba cyangwa ubaza ariko muri ibyanyu byo byagezwe ndabaga birasa n'ibidasubira inyuma ariko niba hari ikindi urenza kubyo tuvuganye ijambo ni ryawe icyo narenzaho ni uko nyakubahwa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yareba akatureberera n'umubyeyi wacu n'ubundi niwe utureberera n'ubundi agakomeza akatureberera akaturwanya akadutabara kuko twateye byarangiye niwe wenyine ufite ijambo rya nyuma ryo kuturwanaho urakoze cyane kandi ukomeze kwihanganira iri kubagwirira murakoze namwe ese byose biracurikiye ese biratanga icyizere cy'aho bimukira icyizere cyo gukomeza kubaho neza ese biraganisha he bifite inyungu ki ku muturage dore ko byitwa inyungu rusange bifite inyungu ki se ku muyobozi bifite inyungu ki kuri buri wese ubibona ko atari hamwe bibaye ko atari aha kabiri bibaye ese kubera bagitegereje imyanzuro y'urukiko uru rubanza ruzasomwa ruzimurwa se cyangwa nta n'icyo rukivuze ibi byose ni ibibazo tudafite igisubizo ni ibibazo wenda bamwe muri mwe mufite ibisubizo ariko inzego zibishinzwe igihe cyose kizadusubira igihe cyose ariko inzego zibishinzwe igihe cyose zizadusubiriza ibisubizo namwe tuzabagezaho mu buryo bwihuse iyi ni Pax TV Ireme News ijwi ry'abativugira njyewe ndi Ntwari John Williams